Hello, ndabasuje cyane nizere ko mumeze neza. Ndagusuje cyane kaze kuri Risi France Lifestyle. Nizere ko muri amahoro mumeze neza. Uri kuri video bwa mbere nibagirwe kugenda udakoze subscribe kugira ngo ukomeze ukurikirane ibiganiro nzajya mbagezaho kuri channel ya Risi France Lifestyle. Tuvuga ku by'ubuzima busanzwe, twungurana inama, ibitekerezo n'ibintu byose muri rusange ubuzima twaba byo kurya cyangwa se ibyo kwisiga amabote by'ubuzima byo kwitaho n'ibiti byose turavuga kwicano dushangiza iby'ubuzima busanzwe hanini muri rusange. Karibu kuri Risi France Lifestyle. Ntugende udakoze subscribe kugira ngo ibiganiro bizajye bikugeraho mu ba mbere kandi ukomeze nkurikirane. Uyu munsi reka turebere hamwe ku kintu cyerekeranye no kugira icyuya mu kwaha. Abantu muri turabizi ko imibiri ikora mu buryo butandukanye, abantu bose agira umubiri, ntabwo tugira imibiri imwe, ariko kubira icyuya mu kwaha ni ibintu bikunze kubaho cyane ku bantu benshi cyane. Nanjye ni ibintu bibaho cyangwa se nawe bikubaho. Nuko hari igihe umuntu aba yambaye nk'umwenda ukabona nk'amasaha nk'abiri cyangwa atatu ukabona ishati wambaye mu kwaha hatose ukavuga ati se mana ndajya tuvuge nimba uri nk'umuryo mu nama cyangwa uri mu kazi ati ndatunguka ahantu mu kazi meze ntya ukubaza bikagutera ipfunwe cyane nk'iyo mu gihe cy'izuba rya riri kuva cyane. Mu gihe cy'ubukonje cyane ntabwo umuntu akunda kuri ibyuya, ariko hari mu gihe cy'ubushyuhe cyane niho uwe bantu nuza umuntu ahanini dukunda kubera icyuya cyane. Turebere hamwe uburyo ibintu umuntu ashobora kwifashisha cyangwa gukoresha mu kwirinda kugira icyuya cyangwa se uburyo umuntu ashobora kubirwanya byagufasha kugira ngo ugasanga ufite ipfunwe cyane. Hari abantu babiri ibyuya bigize biringaniye, hari n'abiri ibyuya birenze urugero bikaba ari cyinshi cyane. Reka ahantu kanti transpira gakote intuza ni nk'aba bari liquide. Hari dore no kukameze ngenda gakoresha ni ya marque ya Nivea, je niyo nkoresha. Dore no kukameze ku ifoto, sorry mba ndokoresha ndakameze ku ifoto. Ndagakunda cyane kuko ngiye hani nkunda gukoresha munuza hano ndako icyuya gikunda kuza mu gicyushyuhe. Ni ibintu bisanzwe, ni ibintu biri normal rwose. Mu kwaha na hantu naho hahumeka cyane. Dore nuko ebana transpira ubundi cyangwa akoresha n'intuza n'iyi deodorant. Ni ibintu bibiri nkunda gukoresha cyane mu gihe kugira ngo nirinde kuzana icyuya, cyangwa murabizi ko kuzana icyuya hakaba hanuka nabi. Iyo umuntu azana icyuya kiba gifite odeur, kiba gifite impumuro itari nziza. Hari impumuro zirenze cyane ariko n'impumuro ziba zitameze neza zinuka cyane, ariko iyo ubashije gushyiramo nk'utu tuntu tubiri biragufasha cyane. Dore intuza anti transpira umuntu ayikoresha uke ibiri liquide. Hari n'izindi zisigaye zisohoka kuri iki gihe zifashe cyane, zifashe nagakoresha. Tuvuge umaze koga, umaze kwisiga neza, ugeze wenda umaze no kwambara n'ibiki, ati mukanya ndaba ngiye gusohoka, ndavuga ati izuba dore rigiye kugira, uragafuta kagira gutya nyine ucurukamo byo kugira ngo izi liquide ziba zigize zigufashe kugira ubundi ukagira utya usiga mu duke. Ntago ubukeneye byinshi, kereka uri umuntu w'impuza. Ngiye ntago mbiri ibyuya byinshi cyane, ariko ushiramo gakeya kugira ngo bitagira icyiza no gukoresha zino zifite impuza ziri clair, zifite nyine zimeze nk'amazi, bituma bitagira. Hari izo umuntu ashyiramo kwa ukabona zikahita zimera nk'ibifuro cyangwa bikaza bifatamo bisa nk'umweru, ukabona si byiza cyane ku buryo arambara n'akaboko ukabona mu kwaha habaye umweru. Ariko izi zimeze nk'amazi ni sawa cyane, bituma bitagaragara ko harimo ikintu bashyize mu kwaha rwose. Nusigamo rimwe gutya ubundi abameze gutya nta cyuya uri bwongere kugira, nta cyuya cyongera kuza. None kadodohana ko murabizi iyo umuntu abiri icyuya rwose aragira. Iyo umuntu abiri icyuya ntabwo kiba kirose, nta cyuya gihumura kibaho, kiba gifite umwuka mubi, ariko ntabwo ari umwuka mubi ukabije, kiriko utagira isuku y'umubiri, ariko ntabwo gihumura cyane. Aka kanuza kadodohana ko wagakoresha mu by'uko wakongera mu by'ukoresha byawe mu kwitaho kwa k'umubiri, ukanakugufasha kugira intuza. Uburyo bayikoresha ino dodora, ushyira nk'umuza nka santimetero hagati y'ukwaha kwawe nayo ushyiramo santimetero nka 15, ugapugira gutya upapurize ubwira gutya n'ahandi gutya mu kwaha, nuko biraba bihagije. Ubundi urabigwa uhumura umunsi wose. Ikintu cy'icyuya
nta cyuya rwose ntuza izo nicyo kintu cyabugenewe bituma umuntu atabira icyuya pe ku bantu bazikoresha bakubwira nimba uri umuntu ushaka ubira icyuya kunda kubicyuya wakoresha aka anti transpirant kugira ngo kakurinde kuzana icyuya ngewe nkunda izi ngizi zimeze nk'amazi nizo zigira nta urambara gucyo kwaha ntuwigero narabona ko zigize ntunarabuke ko wasizemo n'ikintu mu kwaha nicyo zikundira iyi intuze iyo dodora izakurinda kugira intuza tuvuge nimba cyo kuzana izakurinda kuzana umwuka mubi mu kwaha ine nimba ubiri cyusha kwambara intuza umwenda uri koto murabize ko imyenda iri koto imyenda iri karite dufashe into tuvuge nimba wazicyuya ishobora gufasha kunyunyuza intuza icyuya umuntu ari kubira mu kwaha bikaza gutuma bigira ikindi kandi nimba ubicyuya cyane wagakwiye kwambara imyenda itabonera cyane ntambara amashati y'imyeru cyangwa ari bleu ciel cyangwa se ikorere zigize ziri visible amakorera agaragara cyane bigira nyine ikiza no kwambara amakoreri yijimye kugira ngo bidatuma ugira intuza niyo mpamvu nkubwira nti iyi dodora ni n'akantu ka anti transpirant wagakwiye gushyira mu bintu byakunda gukoresha byo kwitaho byo ku ruhu n'utuntu twiza cyane ushobora kongera mu byo warufite mu byo kwita ku by'uruhu rwawe cyangwa se mu kwitaho mu byo bisanzwe neza ifite iva mu rurabo rumeze gutya ihumura neza cyane ndayikunda ariko nandi manuza menshi atandukanye amoko menshi atandukanye amaparufe atandukanye amaparufe ari za aloe vera n'ibiki y'amafraise n'ibiki byose ariko wewe wahita muri gusha kubira icyuya ntago ari indwara ntago yakubisha kireka ari ibirenze cyane handi uvuga ati wana kireka ari ibirenze cyane kandi uvuga ati wana no hanga nakamura amunuza icyuya ukagera kimeze nk'amazi ariko ibintu bitarenze kubira icyuya mu kwaha n'ibintu bisanzwe ariko hari umuntu ashobora gukora akabimitiriza nkukoresha kanuza kadodora umuntu agakoresha kanu ka transpirant n'ibintu ushobora kugira ibintu bishobora kugufasha mu kugira isuku cyane bigatuma umuntu agaragara neza wari wegera ubona umuntu abizi icyuya gutya cyamurenze kikagira naha ngaha hejuru umva bitera nyine ipfunwe cyangwa se intuza ariko ukoresha udukoresho ngutu tuzagufasha nanone gukora isuku mu kwaha ku muntu ufite umukwaha hadahumura neza so murakoze cyane nizere ko iyi video yabagize naga tips nashaka kubereka abanadesho hari igihe umuntu atabasobanukiye ibintu ariko ututuntu rwose n'ubwenge mu kwita ku isuku ya hano mu kwaha ututuntu ari ntuza n'abantu bashaka ko nzababwira uburyo ushaka kwita mu kwaha ngo hasa neza hadasa n'umukara nzabafatira video mbabwira uburyo ushaka kugira mu kwaha hasa neza hadasa n'umukara hakaguma hari inzobe cyangwa se hakaguma hafite ibara rimwe nk'iryo ufite ku mubiri nizere ko iyi video yabagiriye akamaro cyangwa se yatwigishijeho twikomeze twite ku buzima bwacu twigira isuku haba mu bitekerezo cyangwa se no ku mubiri twiyiteho ibihumbi 2025 rwose tukwitaho ntago tukiri kera umuntu agomba kwitaho uko bishoboye kose ugomba kwitaho urabimerita cyangwa se nawe birakubereye kuba wakwitaho n'undi wese biramube ko yakwitaho iki ni igihe cyo kwitaho rwose nutitaho nta muntu uzaza ngo akwiteho reka zere ko tutuntu tw'ubwenge rwose ujye kudushyira mu byo ukoreshaga mu byo kwitaho by'umubiri wawe cyangwa se mu byo kwitaho muri rusange nizere ko hari ikintu cyo kwigisha muri video hari abantu kuri abantu tuba dusobanukiye ibintu ari wenda wari ufite n'ubushobozi bwo kubikora wenda utanabizi ariko iyo umuntu agenda asobanukirwa buhoro cyangwa agenda asobanuka ibintu bigenda bimera neza umuntu agasobanuka kandi akagaragara neza nizere ko iyi video yakugira akamaro wayirebye ndagushimiye cyane ukomeze ukore subscribe nimba utarakora subscribe kanda subscribe hano hasi pyondaho ubundi kugira ngo ukomeze ukurikirana ibiganiro byanyu nzajya mbagezaho utajya gucika Imana n'amahoro ikomeze barinde nizere ko mukomeje kugumana nanjye mu byo nzayambagezaho mba sharinga byose Imana ikomeze barinde ndabakunda cyane ciao naho utaha